Ya, mumeze mute? So nje kuri social media ngira ngo mvuge kano kantu kugira ngo wenda abantu benshi bakamenya. Yavuga ukuntu ibintu cyangwa se ukuntu isi y'abantu isi yicurika, ibyari hejuru bikajya hasi, ibyari hasi bikajya hejuru. Hamwe uzahura n'umuntu azamuka, ejo nawe mukongera mukabisikana, amanuka nawe uzamuka. Ni ibintu twakwita nko kwisubiramo kw'igihe, ariko cyane cyane ndibandira ku bijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi, imibanire y'igitsina gore n'igitsina gabo. Nibande cyane ku rukundo rw'abagabo n'urukundo rw'abagore. Buriya abagabo bagira urukundo, abagabo bakunda ibintu cyane, n'abagore nabo bakunda ibintu cyane, kandi abagore bagira ibintu. So reka mve mu nyabwenge wenda mvuge igisobanuro kinyakuri. Abagabo bakunda abagore basa neza, abagore bafite ubwenge, abagore bazi kwita ku bintu. Abagore nabo bakunda iki? Abagore nabo bakunda abagabo basa neza, abagabo b'abasitari, abagabo bafite amafaranga, abagabo bazabitaho bakabaha buri kimwe cyose. Ni bwo buzima, niyo mitekerereze y'abagabo n'abagore cyangwa y'abakobwa n'abahungu. Ariko muri ibyo byose harimo ikintu bita uburushyi. Uburushyi ni iki? Ni hahandi umugabo azagukunda akakumenyera buri kimwe ushaka ukeneye, ariko ibyo ngibyo wowe mugore ntabwo uzanyurwa nabyo, kuko uzatangira kumva ko rwa rukundo agukunda yuko yakugize umucakara, yakugize imbohe. Utangire kwinenuzwa wumva nyine bikubangamiye, kuba kwitaho, kuba buri munsi aguhoza amaso, kuba buri munsi akurinda abandi bagabo, kuba buri munsi mbese ameze nk'aho agucunga, nk'aho akurera nk'aho umwana. Kandi kera mu buzima nibyo wifuzaga, ni nabyo washakaga. Ibyo rero bikaba binyuranye n'ibyifuzo byawe watangiranye, ugatangira kwifuza yuko wabaho wigenga, yuko wavugana n'abandi bagabo, ukamenya ko n'ukuntu abandi bagabo basa, n'imikorere y'abandi bagabo, n'ibyago bagaheraga, ndetse nawe ukabona ko nyine ari umukene, ukabona ko hari abandi bamurenzeho, ukabona yuko nyine ibyo ngibyo nyine utakibikeneye. Ariko ibyo bitekerezo byo kugira ngo uhindure imimerere yawe, uhindure n'ibyifuzo watangiranye, biza ryari? Bituruka hehe? Bituruka igihe ufite abajyanama, abagore muganira, bamwe bakuratira ibyiza by'abandi bagabo, abagore bamwe bataye ubumuntu, reka bivuge gutyo, bamwe basenye ingo zabo. Iyo wabagize inshuti bakazamuka mu inshuti zawe, bakaba abajyanama bawe, umenye ko nawe ugiye kumera nkabo, kandi kuko ushaka kugira ngo umere nkabo, kuko bakubwira uko bameze, bakubwira ibyo babona, bakubwira uburyo bakuramo abagabo, nawe nyine umutima wawe ukagenda ukifuza kumera nkabo. Ni iki rero kizakurikiraho?
ikizakurikiraho ni akantu gato cyane, niko uzatangira kubeshya umugabo, ugatangira kumubeshya yuko ugiye gusura bene wanyu, cyangwa se ugiye gusura tantine cyangwa se ugiye mu bikorwa by'umuryango wanyu ugiye kureba, kumbi wajyanye na babandi bakujyanye muri za nzira zo guhuza n'abandi bagabo, bakujyanye muri za nzira zo kukwereka ngo aho ugomba gukura. Uzagenda, numara kugenda yiteye intambwe ya mbere ukwepa umugabo wawe, uzaba umaze gusenyuka, kandi uku gusenyuka uzaba usenyutse burundu. Umugabo yari umukene, akora akazi kavunanye, ariko afitiye urukundo umugore we. Inzu babagamo ntabwo ari inzu nziza, ariko yari inzu bafitemo amahoro. Umunsi umwe haza umujyanama, yari indaya. Iyo nshuti rero iza mu rugo rw'uwo mugabo n'uwo mugore, bibaniye neza, basangira duke bafite, batekanye. Umugabo yagenda agasiga ihaho y'umugore we yuko agomba guhaha kugira ngo abeho neza atavunitse, umugabo we akemera kuvuga mu mwanya we. Nuko ya nshuti mbi ikaza mu rugo ikamwereka ko umugabo ari umukene, ifunguro atanga ari ntacyo rimaze, yuko abayeho neza, yuko anywa ibyo ashaka, akarya inyama ashaka, akambara imyenda ashaka, akabona n'inshuti ashaka, akaryamana n'abashaka, akabakura amafaranga. Wa mugore yaje gukora ikosa rimwe yuko atigeze yiga ku buzima bw'iyo nshuti iza kumugira inama ngo ayigeho, ayisobanukirwe, amenye se iyi nshuti itunze ibingana iki ubundi, cyangwa se iyi nshuti ibayeho ite. Gusa nyine ya nshuti buri gitondo ikaza, umugabo yagiye ku kazi, ikamubwira ububi bw'umugabo we. Nta kindi yamukuriraga, yari ukumukurira kugira ngo nawe ajye gusambana. Muri make bwari bimufitiye ibiraka, yajyanywe umucuruzi, hari abaganda bari baramutumye umugore, tuzatoza umugore akanaka, tuzakwishyura n'aya ngaya, bigende gutya na gutya. Mu gitondo rero ikaza ikamuha n'amafaranga, bati utufaranga umugabo yaguhaye ni dukeya, ikamuhongera n'amafaranga, ugende wongere uhahe, unabona ibyo nyine umugabo gusigita bitabatungatu, reka ndagukunda, bamwifuriza ibyiza, umugore we, reka uri mwiza, nta nubwo ubona ubwiza bwawe ukuntu bungana, nta nubwo uzi icyo ushoboye. Ibyo biba aho ngaho. Umunsi umwe yambarutse yo gutera intambwe, igukura mu byiza ikujyana mu bibi, ya ntambwe wifuza gusubira inyuma mu buzima bwiza wari ubayemo ntishoboke, arayitera. Abeshya umugabo yuko agiye gusura tantine we, yuko ari kwa muganga, yambaye ikanzu nk'iy'abamama ishimishije. Ageze mu nzira afata na nshuti ye, atakuramo ya kanzu, imbere ye yambayemo ya myenda mwigaragaza ubusa. Ya nshuti mbi, wa mugore yimujyana mu bibi. Aragenda ahura n'abagabo baramutumye, baranywa bararya. Ibyo bamukoreye ni iki? Bamukoreye ibyo umugabo atigeze amukorera. Asambanye nabo, asambanisha ikibuno, asambanisha umunwa, umwanda. Arangije biba ngombwa yuko n'igihe yabwiye umugabo yuko nyine azamara
kuzura tantine kirarenga. Umugabo uhamagaye tantine, ndetse bimeze mute? Ese ariko kana kadafata telefone bimeze bite? Umwe ati kana kana uri hano wageze aha ngaha? Ntabwo kari meze neza, nta kibazo mfite. Umugabo wo mu kantu, umugabo ukunda umugore we ntiyabigira ikibazo, yikomeza akazi ke. Umugore amara iminsi adataha. Umugabo aza kumenya inkuru. Amaze kumenya inkuru, avuga ko umugore we nyine asindira mu kabari, byagenze gutya na gutya. Umugabo biramubabaza cyane, yibuka ibyiza yakoreye umugore we, yibuka uburyo atakazamo imbaraga ze kugira ngo atume umugore yishima. Aravuga ati abagore ntabwo bashima. Umugore agatokiye, umugabo amwe ati rero wahisemo nyine abakire, wahisemo ibyiza bitunganye, yenda umukene ngaho ndeka komeza ubuzima bwawe, ikomereza urugendo. Nanjye nzakomeza ubukene bwanjye, kandi nzi ko imbaraga natakaje nkwitaho ngira ngo umere neza yari amakosa ahari nakoze. Abo ngiye gukora ngiye kura kunyitaho, kandi ikomereze rero. Umugore we waramwirukanye gutyo, aragenda. Ageze ko ya nshuti imwe yamugiraga inama yamweje muri bya bindi byose, asanga inshuti aho iba mu kazu, mu kumba kamwe katagira salo, katagira ubwinyagamburiro, katagira igitanda, iryama kuri matora hasi. Amafaranga yasamaniye yose ni ukuyagurira inzoga n'itabi no kuguramo iyo myenda ireshya abagabo. Nta viziyo, ntaki. Umugore yifuje bwa buzima yabayemo bwa mbere, ararira aricuza, ariko ntabwo byari bigishoboka. Kubera iki? Kubera ko abantu bose bakora atari byiza, abantu bose bakubwira yuko nyine bageze ku byiza, abantu bose bakubwira yuko nyine ubuzima urimo nyine ibyo ukora nyine cyangwa se ubuzima ubayemo ari bubi. Abo ngabo nta kindi bagamije kugucuruza, bagamije kugira ikintu bagukuraho cyangwa se kugira inyungu bagukuramo, ariko kandi bagukurura mu rupfu kugira ngo nawe upfe nk'uko bapfuye cyangwa se nawe umenye nk'uko nabo bameze. Rero nugira mu buzima ukagira inshuti kwitaho, igukunda, igutetesha, ikumenyera buri kimwe cyose, ikemera ikibagaho kugira ngo wowe utababara. So iyo nshuti mbere gutera intambwe ujya kuyisiga, jya ubanza urebe abandi bakugira inama, urebe icyo bagezeho, urebe uko babayeho, ubigeho, urebe background yabo y'inyuma, urebe n'iki baguhisha, urebe n'iki nyine bo bimariye. Utazamera nta muntu agiye kuraguza mu bapfumu, agiye gushakiramo ibisubizo kandi nabo nyine nta bisubizo bifite, turi mu nzu z'ibyatsi, agiye kubashaka wowe ibisubizo by'umukiro kandi nabo arabatinya kujya kubabarirwa. So inama y'umunsi yari iyo ngiyo. Mwakoze gukurikirana, mwari kumwe na DJ Kamaro Animation Mwanga. Ibihe byiza.